ku bisanzwe nyine nk'uko mubibona cyangwa se kuko biri kujya ndi umukobwa ndi abakobwa bagenzi banjye umukristo kandi nzahora ndi w'Imana izanshoboze bityo nkunda no kubwiriza ko naramenye Imana bituma menya uko nitwara aho najya hose kandi nyine nkagaragaza ubukristo bwanjye bityo nkagaragara neza imbere y'Imana imbere y'abantu kandi imbere y'imbuto. Urakoze cyane Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turi aha hantu turi imbere y'amaso yawe n'emerera kubane natwe dushyigikire cyane ni ukuri bwanze muri twebwe bwanze imitima yacu. Ndaguhamagaye nk'Imana ngo wiyerekane udushoboze nyiringabo Imana ibidatunganye reka ubitunganye muri twebwe. Urakoze rero tuguhaye ikaze n'akaribu mu mitima yacu kugira ngo ukomeze ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Abakwiringiye bose urabimana, uri yawe aya mashimwe nayawe, unkuye mu mwijima unyamara inguma, Yesu we umbambe ihema. Yes, twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba The Chat Chamber Empire. Uyu ni umwanya tugiye kuganira n'umukobwa mwiza cyane namwe muri kubibona. Reka tumusaba abanza seke murebe uburyo ari mwiza cyane. Yes, reka dukomeze tuganire nawe, yagiye kutuganiriza byinshi. Ni n'umuhanzi aratubwira n'urugendo rwe muri muzika, tubwire ibimugora aho amaze kugera. Yes, reka tumuhe umwanya twibwire. Murakoze cyane. Urakoze cyane nitwa Bijuru Deborah, ndi umukobwa ushima Imana indi Imana n'abantu bayo. Hanyuma rero ndi umuhanzi ndi umuvugabutumwa n'ibindi Imana yemeye ko nkora ndabikora. Hanyuma Deborah, utubwiye ko uri umuhanzi, ese haba hari indirimbo washyize ku mbuga nkoranyambaga zawe? Nakoze indirimbo zo ndazifite ariko kubera ubushobozi ntabwo zimwe zirajya ku mbuga nkoranyambaga, iyo mfite ntabwo irajyaho. Hariyo nagerageje gukora imwe ariko nayo ntabwo irajyaho. None se Deborah, uririmba indirimbo zo mu buhe bwoko? Secular, ni gospel, ni indirimbo zimeze gute? Njyewe ndirimba gospel. Uririmba indirimbo z'inyuma. Deborah rero tubwiye ko uririmba gospel, bivuze ko uri n'umukristo. Reka dutangire ikiganiro dusenge. Yego, reka dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turi aha hantu turi imbere y'amaso yawe tugiye gukora ikiganiro nyiringabo Imana n'emerera kubane natwe dushyigikire cyane ni ukuri bwanze muri twebwe bwanze imitima yacu. Ndaguhamagaye nk'Imana ngo wiyerekane udushoboze gorora amajwi nyiringabo Imana ibidatunganye reka ubitunganye muri twebwe. Urakoze rero tuguhaye ikaze n'akaribu mu mitima yacu kugira ngo ukomeze ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yes, amena. Reka dukomeze ikiganiro cyacu. Ariko Deborah, mbere yuko dutangira ntabwo mbeze umbwira imyaka ingahe? Ndabona uri umukobwa w'inkumi basa neza, bigaragara ko udakuze cyane. Imyaka ingahe niba bitakugoye? Urakoze cyane ntabwo ibyo bingoye. Imyaka 21 kandi ntacyo bintwaye ndabishimira Imana. Bivuze ngo uracyari umunyeshuri? Yego, ndi umunyeshuri ubu tuvugana ndiga ni mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, niga indimi n'ubuvanganzo. Deborah, mu rugendo rwawe rwo kwiga no gukora umuziki, ibyo bintu byose ubasha kubihuza gute wiga unaririmba? Basha kubikora kandi nyine nkabona ndabishoboye cyane ko kuririmba ndabikunda cyane ko byagenda kose ntabwo nabiburira akanya. So ngerageza kwiga nkabishyiraho umwete n'imbaraga kuko biri ngombwa cyane ko mbyitaho, ariko no kuririmba nyine ndabikora. Kurya ari impano yanjye ku ishuri nko ku mugoroba nkagerageza nkiha time nkandika indirimbo
kandi nazishyira mu majwi nyine nkumva birimo kugenda, ni muri ubwo buryo. Okay, uri umukobwa uzi ubwenge ariko abakobwa muhura n'imbogamizi nyinshi z'abasore, utuntu twinshi turangaza abakobwa, ibyo we ntabwo bijya bikugeraho? Ibyo bingeraho kuko ndi umuntu kandi nyine ndi umukobwa. So kugira ngo rero mbishobore, icya mbere avuze ko ndi umukristo. Ndi umukristo kandi nzahora ndiwe Imana izanshoboze. Mu bukristo bwanjye rero ngerageza kubirwanya cyangwa se ngerageza kumenya uko mbyitwaramo, uko byagenda kose menya uko mbyitwaramo. Ntabwo bijya bibura mu buzima, njya mpura nabyo kenshi mu rugendo rwo kuririmba, nk'iyo nagiye kuririmba runaka, mpura n'abantu b'abasore kenshi, abansaba urukundo, ni byinshi, ariko menya uko mbyitwaramo, nkamenya n'uko mbasubiza, simbabwire nabi kandi nanone sintandukire cyane ijambo ry'Imana. Ni muri ubwo buryo rero biramfasha kuba naramenye Imana, bituma menya uko nitwara aho najya hose, kandi nyine nkagaragaza ubukristo bwanjye, bityo nkagaragara neza imbere y'Imana, imbere y'abantu kandi imbereye imbuto. Urakoze cyane. Bivuze ko uhura nabyo, ariko ubwo ubaye nka Pawulo wavuze ngo ashobozwa byose na Kristo umuha imbaraga. Ko niko kuri. Okay, Deborah rero turakwakiriye mu kiganiro. Murakoze cyane. Uyu ni umunsi nakunze kuko nabyifuje kera pe, ariko ndashima Imana ko ibikoze, nkaba nkoze ikiganiro nanjye kandi izagume nyine imfashe. Rero nabyifuje kuva kera ko nakora ikiganiro, mfite impano yo kuririmba nibyo, ariko Imana imfashije yankura ku rwego ikanshyira ku rundi, kuko mba numva ntashaka kuguma aha, ahubwo nshaka kwaguka mu mpano zanjye. Nivuga butumwa, mu buhanzi, mba numva nyine Imana inshoboje nabyagukamo. Ni muri ubwo buryo nishimiye uyu munsi. Murakoze cyane. Rero watubwiye ko uri umuhanzi, ariko mumaze gukora indirimbo imwe nayo utarashyira hanze ku mbuga nkoranyambaga ku buryo twayisangayo kubera ikibazo cy'ubushobozi, ariko turashaka kumva ese Deborah aririmba ate, ijwi ryawe rimeze rite? Turashaka turirimbire indirimbo nibura y'umuhanzi w'icyitegererezo kuri wowe. Ku bisanzwe nyine nk'uko mubibona cyangwa se kuko biri, kujya ndi umukobwa, ndi abakobwa bagenzi banjye, abahanzi bose ndabakunda kuko bavuga Yesu nkumva ndi gufashwa. Rero hari abana nakunze b'abakobwa bambereye urugero rwiza. So hari indirimbo nyinshi baririmba, nkumva zirimo ubuhamya, nkumva zirimo ubutumwa, bikarushaho kumfasha. Kwihuse cyane rero hari indirimbo baririmbye numva nyisanzemo cyane kandi bimbera nk'ubutumwa, nyine numva biramfashije. Reka ndirimbeho igitera kimwe, tumva biri bube bihagije. Nowe intumba zazaga umusubirizo, nabonaga kwambuka ari ihurizo, nk'isoko y'indirimbo yari yarakamyeho, umuraba kambwira ko wanereranye. Erega nubwo ntakubonaga wari uhari, ahubwo nuko nari naguye isari. Mana wanaje maze unkora ku mani, urandamira unkura mu isoni. N'umwami utajya ubura ufagira, ni wowe ujya umpanagura amarira, uhora umpishaho umwanda atagera. Abakwiringiye bose urabimana, uri yawe aya mashimwe nayawe. Unkuye mu mwijima unyomora inguma, Yesu we umbambihema. Amen.
kuririmba byo ndumva urabizi, ikibura ni ukugushyigikira ariko kubona ubundi bushobozi ku giti cyawe ukaba wabasha kuzamura impano yawe. None Debora ukurikije uburyo uzi kuririmba kandi ukaba ubikunda, uba wumva ubura iki kugira ngo impano yawe ijye ahagaragara? ikintu cya mbere mbura ni sapoti, ni nk'abaterankunga Imana icuruje nyine ikabampa ko iyi ndirimbo mba nzifite ariko amafaranga ubusanzwe murabizi yarabuze, gusa mba nkeneye sapoti y'abantu bafite egisperiyanse wenda mu kuririmba, si sapoti y'amafaranga nyine mu by'ukuri nkeneye sapoti, ariko icy'ingenzi ni amafaranga yo kuba nasohora izo ndirimbo kugira ngo zijye ahagaragara zitangire zimenyekane nyine abantu babibone bityo bamfashe. Debora Imana ikomeze ibijyemo kandi koko ibirimo bizakunda kuko urabizi nk'umukristo Bibiliya ivuga ko ntawamwiritse uzigera akorwa n'isoni. Ibyo urabyizeye? Ndabyizera cyane rwose kuko nanjye njya niringira Imana kandi nkabona imbereye maso, bityo rero ubundi ndabyizeye. Ariko nawe ufite ijwi ryiza ryo kuba waba umubwirizabutumwa. Ni ukubera Imana, kuririmba yego ndabigerageza ariko no kubwiriza ndabikunda cyane kuko binshyira mu mwuka. Buriya iyo uramutse uri umuhanzi utabwiriza, nabonye uko byasa kose birajyana, urahanga ariko ukanabwiriza kuko amagambo turirimba kenshi n'ayo muri Bible birafasha cyane rero, bityo nkunda no kubwiriza.